Bimeze ute se bro? Ni sawa bro. Amakuru y'imisi Ni meza man. Kimba nawe ni meza sha. Kubera iki so byagenze ko mani ngiye afite ikibazo. Kimeze gute? Ubukene bumereye nabi pe. Ngiye nkubonye ucaho. Oya mani bro nkubonye ucaho hano ngaho mu muhanda ndavuga ati ura n'umuvandimwe ashobora kugufasha mani. Kuko naho wowe habaye igihe kinini. Mani ngiye shaka akazi. No nyumvira umujama gushakira amata ku Kimasa. Mani shakira amata ku Kimasa gute nagura umuvandimwe kuko nago wafasha umunyarwanda mugenzi wawe. Usibye no kubandi umunyarwanda mugenzi wawe ndi inshuti yawe ariko mani tekereza neza ure ko wafasha mani. Kanze manze n'ikere. Tekereza neza naka yabara akazi ko kwica umuntu ngiye nagakora. Ariko ubona akazi k'ubukene buri hanze buraza guhitana umuntu. Hari umukira wambajije umukozi. Umukozi atuye hano hepfo gato ariko umgira nimba uri seriye tugera tumubaza. Ariko se bro uri igicucu. Ariko se man koko God have mercy upon us. Ndi kuzanzira muri iyi mihanda ndi kubunga nkarowo. Ariko uko nanase hari seriye koko. Ufite gahunda tugende. No si ukubona ndi gutsinda bro. Ahubwo reka nzomubwire tugende ako kazi nikaboneka ngenda gura nakantu sibyo. Ahubwo man kwakira. Bro akazi nari nkakinyesha ariko akazi nikaboneka reka dukomange twumve. We Mana yumvishe gusenga kwanje. Jesus is Lord. Nuseka titaba. Dekikisi. Wabura arimo bayuretse Oya kunumva titaba ngiye umfasisibye. Bura ariko manza kwisepera kai mani. What the bilis? Ariko akazi rero sureba reka dutegereze turebe. Ariko bro sibyo akazi ninkabura n'ubushomeye nari nifitiye n'ahantu urakabona wigira ikiba. Jewe aka kazi nari nkagwaye inyisi ko ngiye ibi bintu akazi urakabona uretse yakazi rero kazokubwira sibyo yakazi nikabona. Ariko sima iyo munsi akuru ubwo bw'umugabo mukamutera mu iki gitondo mamuje ukora iki ubwo runo rugi gwanje menze mwaruca mwamba mwiri budwakazi boss mwaramutse twebwe turi abakozi bizewe niyo mpamvu twatuje hano gusaba akazi tuzi neza ko ufite akazi nibyo byabituzanya hano ngaho akazi ngenda gashoboye n'akazi gashoboye ariko so areka nkisabira akazi nyine iki cyamake mu boss kamanya akazara kwa kabona nta kibazo turebe. ariko shege mama aje kunsakwiza muntu ya mugo gwanje ubu iyo mubaba gutegereza ntimwe gutegereza nkaza nkabako kazi mama aje munsakuriza nk'imisandi. What be this? Jesus. Ha blood of mama aje munsakuriza wagira muri abagore bubundi mimake mushaki nyine twebwe icyaki tuzanya hano ngaha n'ugushaka akazi. Akazi rero sureba so wareka ngiye akazi rero akazi kose ndagashoboye. Uyu muntu yambwiye ngo ufite akazi urumva ari akazi ko kwiba ari ako akazi kose Jesus ndagashoboye pfa kuba rero utanyizeye ntureba ngiye nakoze no mu giseke turumva akazi kari kose muri kije n'umusomeri ifite akazi kose ngiye urama ndagakora urumva uretse wowe akazi kose ngiye boss urama akazi kose ndagakora na akazi nyobewe umubiri wanje nanengiriho pe nago nigeze mwitabi nago nigeze mwinzoga ngo wenda mu mubiri wanje ngo habarimo ibintu ngo byatuma akazi kandi ariko akazi kose ndagashoboye. Baza n'uyu muntu umubajije azibikoko byanye ahubwo boss gira vuba akazi subu akakanye twatangirana ariko se sha igihe wansakurije amagambo nk'ay'abagore wazagiye kuyandikisha mu bagore ko numva gira wanyereye muka warege ba wansakurije wategereje ukumva akazi gahari niba uri bugashoboye. Boss sureba akazi kawe nigapfa uzagira ngo sinakubwiye kuri kwizirimba mu magambo uri gutinda mu bintu akazi kawe niko kari gupfa aho icyaba kizima ariko si iki wewe wagabanyije ubucucu icyaba kizima akazi kawe nuko wowe ushaka waduha akazi hakiri kare kuko ukomeza gutinda ako kazi kawe niko kari bupfa. Ariko se boss ako kazi nakaye mbere ya byose akazi gahari n'ugushimuta umwana wa generali kandi ukamuzana ari muzi. What be this? Jesus. Ha blood of Jesus. Kandi nabo ari wowe ushoboye akazi.
Oh my God. ni njyewe cyangwa ni wowe? Will you keep quiet? kandi akazi kagiye guhita gatangira none genda umuzane ari muzima icyo ndamukoresha ndakimenya ageze. Ubuse mani ibintu ukoze ni ibiki? Ubwo se deba aka kazi wanzanyemo dore utumye ubuzima bwanjye bujya mu kanwa. Ubwo se singiye gupfa ubusa. Ubwo se mu rugo uri babwire ngo iki? Kandara witanguranye utatanguranye se niwe bari kugarigera n'inyo bari kukajya. Bari kukajya utese kandi ibi bintu wabinzanyemo ubizi. Kandara wasabye akazi utitanguranye ngiye bari kugana none wahise witanguranye abari weho baga. Nose basi wewe wakwitanguranyijwe akabaro we Njye bangije kukwakira. ubwo se ko pfuye ubusa. Shafa yo tugere naho nabonye ushoboye akazi. Ariko se mani burakungamanira burubungutse iki ko? Umuntu turabavandimwe ariko kangambanira. Ubwo se ko pfuye ubusa koko? Kuki utambwe iki kigaba ari ikicanye? Ariko burasureba kanze nkubwire. Nubwo pfuye ariko umenye ko umuzimu wanjye uzagutera nama wari uzigera ugira. Gabanya amagambo vuba tugende.